ndabashimiye mwese kuba mwaje muri uyu muhango, nubwo yari inshuro ya 27 twibuka abacu, ntabwo uyu muhango tuwufata nk'ibisanzwe. Buri gihe utwibutsa byinshi bikomeye. Kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu. Abakoze aya mahano barakidegembya hirya no hino ku isi, ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana. Ikindi kandi ni inshuro ya kabiri kwibuka bibaye muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Kuba tudashobora guteranira hamwe nk'uko bisanzwe birongerera agahinda abarokotse Jenoside, kandi ukwihangana kwabo no kudacika intege ari byo biduha imbaraga zo gukomeza kwiyubaka no kubaka igihugu. Turabashimira inkunga yanyu no kwihangana no kwitanga kugira ngo twese tugire ejo hazaza heza. Kongera kubaho nk'igihugu tubikesha abanyarwanda benshi bashatse kubaka u Rwanda rwiza rubabereye, bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Amahirwe yo kubaho mu buzima bwiza bayabonye bayafatishije amaboko yombi. Iyi ni inkingi ikomeye mu bigize imbaraga zacu. Kubera izi mpamvu no mu bihe by'ibibazo bikomeye n'abifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe, abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko, ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe, kandi bazakomeza kunanirwa. Ahasigaye nabasabaga ngo munyemerere mvuge mu rurimi rw'amahanga, n'abashyitsi bacu bashobore gukurikirana cyangwa se abatari kumwe natwe bari hanze, ngira ngo mbwire bumve.